zanye message izi message Imana impaye numvaga ntari buzirarane ntago byari kunkundira nabuze ntahari hari ubugingo bwa benshi buri burokokere muri SMS nabuze ntahari hari abari barangaye nabuze ntahari hari abari bacogoye nabuze ngo hari abari bamaze kugira gute gutakaza ibyiringiro no kuva mu byizerwa ahari iyi SMS iragiye arambwira ngo kuko umunsi we uraje kandi uje utunguye buri muntu wese here wirebo kireski yamando Kristo arambwira ngo ubwirire ubwoko ugende utangaza urangurure ubwirira aba bantu nabonaga igihe cyarangiye cyageze ndagira nkubwira ngo akakanya eske uhagaze gute Yesu Kristo arambwira ngo nukuri dore mwana wanjye ndaza vuba ku bakobwa dore ndaza vuba muri aya matorero dore ndaza vuba ku bashumba ndaza vuba mu ngo z'abantu ndaza vuba mu basore ndaza vuba haleluya arakuga ngo nukuri nzanye iki ingororano ubanze rero ingororano Kristo azanye esejejwe n'ibyisi ugatakaza ubusabane n'Imana ugatakaza ibyiringiro kuvuga ngo mbese ugasigara wiringira ibigirwa Mana byawe ndajya nkubwire ngo Uwiteka araje kandi nukuri araje Imana ije guhemba no guhana kandi rebeto tereberevo Kristo yamando nubundi abageni bakomeje gutaha ntabwo Yesu Kristo ahagaze uje we nukuri ntabwo atinze yambwiye ngo ugende umbwirira ubu bwoko ugende urangurura ubabwire ngo nukuri ya nyuma y'iryo yerekwa nagiye kubona kandi mbona umuntu w'umugabo arambwira ati ngwino ngiye kukwereka kwiriba rya Yakobo ari we Isiraheli twamanukanye turagenda bene data inshuti z'umusaraba nagiye mbona ishyamba ntarigera mbona muri iyi si ibiti birebire byiza cyane ibyo biti impamvu byabaye byiza bikaba birebire cyane byavomaga kuri rya riba rya Yakobo twamanukanye turagenda twagendaga mu kayira kangana gutyo tuhageze mpageze nsanga hari ikidendezi kinini cyane kinini ntabona uko nsobanura gifite amariba ava munsi adudubiza nagiye mpageze mwese nuzura umwuka wera ngo ntangira gusenga nangiye gusenga nahasanze umugabo ntabona gukwangana munini cyane wambaye ubusa wambaye ubushwabari wambaye ikuntu nyine aryamye kuri iryo riba ndabaza nese uyu mugabo ko aryamye kuri iryo riba kandi nkabona yambaye ubusa bimeze bite ijwi ry'Imana rambwira ngo uyu mugabo habona niwe ngiye ngo asanye ingororano kandi aje kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze haleluya we wakoze neza wicogora we wagize neza wihagarika umutima humura Yesu Kristo imirimo yawe arayizi Yesu Kristo azikuwambitsa abakene azikugaburira abantu azibwabukene Yesu ukuntu abizi azukuntu ukora umurimo w'Imana ubabaye azukuntu uririmba ugoranye azurugamba rurwana mu itorero azibiriya byose mama Yesu arabizi iyo mpamvu avuganye nawe ngo nukuri azanye ingororano ku bantu bihanganye bikwiriye nibyo wakoze yongeye kandi azanye ingororano bikwiriye nibyo abanyabyaha bakoze wowe usambana ugakora ibyaha wihishe wowe ubesera abantu wabaye nyirakazitereramo wihirirwa mu matiku y'inzangano uririrwa usebya bene so ariko dore uyu mugabo yitwa Yesu yambwiye ngo araje n'abantu bari muri Amerika ngo mufite ubwoba ngo mufite intambara ngo mufite ubwoba ngo Imana yavuganye namwe ngo muri kubona ibintu birahindutse mu Burayi ndajya kumbwira ngo wavuganye n'Imana ukomere kuko Imana yavuganye nawe ariko utibagirwa ko umunsi Uwiteka ugize gute uje umunsi Uwiteka ntahure beto terebe ntawe uzawutangira umunsi Uwiteka uraje kandi nuza abantu bose bazabimenya umunsi Uwiteka nukugeraho bizamenyekana ibyo ukora byose Imana irabizi umunsi Uwiteka uraje uraza uzagusanga muri ofisi uzagusanga mu kagamba n'ugambanira mwene so uzagusanga aho wagiye gucishiriza amarozi bene so umunsi Uwiteka uzagera ku barozi umunsi Uwiteka uzagera ku basambanyi umunsi Uwiteka uzagera ku babeshyi umunsi Uwiteka uraje ariko Imana yambwiye amatorero n'amadini yo muri iyi si Yesu arambwira ngo uyu mugabo ni umudayimoni ukomeye cyane w'ubusambanyi wazengurutse mu matorero n'amadini arambwira ngo uyu mugabo abahangaha yaje ahangaha bitewe n'abashumba se cyangwa se bitewe n'abayobozi bayobora amatorero Imana irambwira ngo uyu mugabo niwe waje agira gute atoba iririba rya Yakobo ndababara cyane kuko ibyo biti bimwe byari byaratangiye kumama babi kuko byavomaga byavomaga kuri rya riba Imana irambwira ngo aba bantu igihe bagenderewemo uyu mudayimoni yazengurutse mu matorero yose niyo mpamvu umuntu ashumba ari umusambanyi ukabona ntacyo mubwiye niyo
mpamvu umuntu aririmbana ubusambanyi, niyo mpamvu abakobwa basengana baririmbana ubusambanyi, niyo mpamvu abasore baririmbana ubusambanyi, niyo mpamvu ubusambanyi bwabaye bwinshi. Iriba rya Yakobo ryamaze gutobama. Ndavuga ntese bizaherera he, bizagenda bite? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo rebetoterebere fokiresire nyiri torero. Ubusambanyi waririmbanaga usambana, wowe wadiakona gusambana, wowe washumba gusambana. Ndagira ngo utange tangazo nkubwire ngo uyu mugabo witwa Yesu Kristo avuganye nawe ngo araza vuba kandi azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese wikwiranye n'iki n'ibyo yakoze. Haleluya. Yavuze ngo ndaza vuba. Imirimo wakoreye Imana, ibyo wakoze byose bajya bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV. Reka tubasuze turamutse mwese mudukunda kandi mwakwikira ibiganiro byose by'ubutumwa ducisha kuri izi cyane. Kamvuga ngo ineza y'Imana niba ari namwe kandi umugisha w'Imana wo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo byose by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, imigabane itandukanye. Uwari wese aho uherereye ko udukurikiye ko wumva urumbi turi kuvuga, wumve ko tugusuje kandi twifurije umugisha w'Imana, twifuriza guhirwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uwiteka Imana akugirire neza, Uwiteka Imana akumvire mu izina rya Yesu Kristo. Muravugana na Benepo kuri mikoro, ariko kandi ngize umugisha kongera kubana na Clarisse, umubyeyi Clarisse. Dushimye Imana ko imucira inzira akabonetse mu minsi myinshi cyane. Inshingano zabaye nyinshi, bashinga ntago mbizi, nimba ari gusenga ntago mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko dushimye Imana yuko yamurinze natwe cyaturinda twongeye guhura tutishwa n'ibyango kumuririmbyi yavuze. Kare muraho neza? Muraho cyane. Gira amahoro kuri twese. Yesu ashimwe. Ko byari gucandise. Kinyarwanda nacyo ngero nyaruko twinjiye mu rundi rurimo ahari. Reka tugomba kukimudu twagiye muri digital. Oya, ariko twajya muri digital, twajya mu bici umugani wawo ngo digital. Uko twagira kose tugomba kwibuka ko turi n'Abanyarwanda, tugaha agaciro ururimi rwacu. Yego. Imeze neza ariko ndashima Imana, ameze neza. Ndumva Imana icyo tubereye maso. Imana ishimwe, ndizera ko namwe mumeze neza. Urabibona. Yego. Dushimye Imana ko yakurinze, twongeye kubona na Karari. Twari tumaze iminsi tutabonana myinshi, naho natangiye kuvuga ngo uraho neza. Ni byinshi, iminsi bari myinshi, umuntu aba ari muri byinshi cyane mu byo muri uru rugendo. Umuntu aba arimo kwinginga Imana, barimo cyane pe tuba dufite n'akazi katoroshye ko kugira ngo gushaka ubuzima no gushaka mu maso y'Imana kugira ngo turebe ko twakomeza kuguma ku rufatiro. Ubwo rero ibyo byose ndabifatanya. Ndashima Imana rero ko bayongeye kongera icyizere cyo garuka imbere y'ubwoko bwayo, kandi ndashima Imana ko iba yambashishije. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye, ariko muri byose turashima Imana yo mu ijuru ko iba yadushoboze. Kandi ni ukuri pe, njyewe ho intego nafashe kuboneka kuri iyi kamera, nzajya mpaboneka ari uko Imana intumye. Uko buri munsi kwa kuri nakoraga buri gihe ntago bikinkundira, ariko iyo mpagurutse naje haba hari impamvu nyine Imana ibimpagurukije. Nabwo ntabwo mba ndi mu isi y'ibindi bintandukanya n'urukundo rw'Imana cyangwa se bijyana kure y'Imana. Mba ndi mu murimo w'Imana, n'ubundi mba ndi gusengera ubwoko bw'Imana, kuko akazi ko kaba gakomeje. Ariko n'inshingano zabaye nyinshi, turabyumva. Inshingano zo ni ngombwa. Amaze kumenyera kuba umugore. Urugura rumenyereye. Ni ibintu nyine umuntu agomba kwiga, kandi umuntu agomba kubyishyiramo byanga bikunda, kuko ni ngombwa. Ubwo rero ndumva bimaze kugenda biza. Yego. Sinzi ijambo kera nimba ari pavuze ngo nyiri umusore ngo najyaga aho nshaka, ngo maze gusaza ngo barankuru bakanjyana aho bashaka. Nicyo gihe urimo cyangwa? Ubwo butsigaye ngenda nyine nkavuga nti ngiye aha nkaka uburenganzira, ufite umutware. Nkavuga nti uyu munsi ngiye mu ivugabutumwa, ngiye mu murimo w'Imana, uyu munsi ngiye aha n'aha, ngiye gutyo. Nkasaba uburenganzira, ariko njya nshima Imana ko
umutware wanjye atajya ambuza kugenda cyangwa se ngo agire yitambike mu mugambi Imana oya arambohora ahantu hose nkagenda. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Dushimye Imana ko yakoze ibyo twavugaga rero kandi Imana ihabwe icyubahiro yo igushoboje ukabonetse. Reka ngusore noneho Clarisse manza usenge Imana dukomeze tuganira. Imana ibahe umugisha mbere yo gusenga Imana. Ariko manza usuhuza abantu mbere yo gusenga, manza usuhuza abantu baduteze amatwi cyane ko hari n'abantu benshi bagukumbuye. Mbere yo gusenga nari ngukumbuye ko ukumbuzi rwagabanutse, manza usenge. Mbere yo gusenga mbaje gusuhuza abakunzi b'Umusaraba TV inshuti zacu zerereye hose mu gabane itandukanye. Turabizi neza ko mudukurikiranye 5/5 kandi turabizi ko uko byasa kose turabizi neza ko mukurikirana ijambo ry'Imana kandi muradukunda. Imana ibahe umugisha rero nari ngarutse ntyo ngarutse nzanye message ntabwo uyu munsi ndi butindane namwe cyane. Uyu munsi ntabwo nje kubwiriza birenze ariko njanye message kugira ngo ntawamenya ishobora kuba ari yawe cyangwa se ari yanjye ntawamenya. Amenya gusa icyo nagusabaga na kugira ngo nkwifurize kugira ngo utege amatwi ibyo umwuka w'Imana ari buvugane nawe. Wenda harahawe habara uyu munsi ntawamenya kuko Yesu we kuza ko azaza. Yego. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Reka rero dutangirane n'ikiganiro. Kambaze mbashyira imbere y'Imana kugira ngo imitima yanyu isusurukire imbere y'Data iciye bugufi. Nta yindi Mana ibaho, nta nizigera ibaho. Nta yindi Mana yo kubararirwa, nta yindi Mana yo gupfukamirwa, nta yindi Mana yo gutambirwa ibitambo, nta yindi Mana yo gushima, nta yindi Mana yo kuririmbirwa, nta yindi Mana yo gupfukamirwa usibye Imana yacu yera ya Isiraheli. Data tugushimiye iyo neza yawe watugiriye, tugushimiye ubwo wemera gutanga umwana w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo twebwe abanyabyaha atubere incungu y'ibyaha byacu. Turagushimira Mwami Yesu umwana w'Imana yuko wongeye kunyemerera kuboneka imbere y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye ku cyizere kingana gutya ubungiriye Kristo kuko ntabwo ari benshi cyangwa se ntabwo ari kenshi kuba wahagurutsa se umuntu cyangwa se kuba watuma umuntu kubera ko abo watumye benshi bagiye bagutengwa. Ndagushimira ku cyizere ungiriye kugira ngo mboneke imbere y'ubu bwoko. Nyemera Data twese rero iyi mitima igiye kwakira iki kiganiro cyangwa se igiye kumva iri jambo se cyangwa ugiye kwakira izi SMS, unyemerere Data twese Imana ihugukire kumva ndetse no kumvira. Data twese Imana ubahe guca bugufi no guhindira umushyitsi imbere y'amaso yawe kuko kuza kuzaza kandi nuza ntabwo uzaceceka, kubwo kuza kuzaza kandi ntabwo uzatinda. Mwami wanjye rero ndakwinjize kugira ngo muri aka kanya usure imitima y'ababyeyi, abapapa, abakobwa ndetse n'abasore, abana batoya, amatorero yose ahaherereye mu migabane yose yo mu isi igiye itandukanye. Unyemerere Data twese Imana uzagirirwa ubuntu n'amahirwe yo gutega amatwi iki kiganiro ntazababura baje, ahubwo Data twese Imana ijambo ryawe se cyangwa izi SMS zizageraho zimukura cyangwa se zigeraho zimushyitsa. Nyemerera Rata Kristo utangirane natwe usozanye natwe, bwami bw'Imana bwirukire kuri uyu musozi. Mbaraga zisumba byose zuruke zibane natwe. Ineza y'Imana iganze tegeke ku muntu wese ukurikirana iki kiganiro. Mwuka wera muziranenge abari ukiyobora rwose mburenge Clarisse haboneka Imana ikorera muri jewe. Komeze mbere Data ikitangaza makuru, komeze mubere imikoro we yirangururire. Turasenze kugira ngo bane natwe muri aka kanya. Mwuka wera turakurebeto tereberevo turakwinginze kugira ngo aka kanya uhagarare ku mutima wa rumwe wese ubarinde kwinangira imitima, aho guhe guca bugufi no guhindura umushyitsi imbere y'amaso yawe. Utangirane natwe Kristo usozanye natwe. Ubwami bwe bukomeze bugere ku isi hose kandi buhindure byinshi. Ni mu izina rya Data twese dusabye twizera koze Yesu. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu yavuga icyubahiro, Imana ibaha umugisha cyane. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashima Imana ngiye kunyemerera kungirira icyizere cyo kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Ni icyizere gikomeye cyane kuko ejo bundi ndimo nigisha abantu babwira yuko Imana ifite akazi kenshi muri iyi minsi ihugiye kuko duhamagara turi abakozi benshi iradutuma, ariko mu by'ukuri abakozi benshi bagiye bayica mu myanya y'intoki baragenda bagaye imishahara bajya kwishakashakira hirya no hino. Bivuze ngo rero Imana iri kuvuga ko ibisarurwa bireze nepo, ariko abasaruzi bo bayibanye bakeya. Kandi ntabwo Imana iri gushaka yakwemera yuko bira bisarurwa bipfira muri uriya murima yo yamanutse kwikorera Rata. Haleluya. Iri kugenda yikorera, yihamagarira, yitoraniriza. Niyo mpamvu rero Imana ifite akazi kenshi. Natwe rero dusigaye turi bakeya, ndagira ngo mbabwire ngo turi gucunguza uburyo umwete.
niyo mpamvu yanzinduye ijoro rya joro kugira ngo mbashe kuvugana n'ubwoko bwayo. Hari impamvu. Haleluya. Hari ubugingo yashakaga kwirokorera. Ntabwo nzi ngo bimeze gute, ariko nuba amaso urabona ubwiza bw'Imana. Imana iribaho umugisha ningarutse ntyo kugira ngo nongere ngaruke, kugira ngo nongere kurangurura, hanyuma nigendere, kuko ngewe umurimo wampamagaye ngomba kuwukora hakiri ku manywa kuko burije. Yajyaga mbabwira ngo noneho ngo ni saa 12 n'umukabwe, uzi ko noneho bigeze muri saa 9 n'igice. Ni ukuri pe, bigeze muri cya gicuku kimwe cy'igicuku, ariko cy'igicuku. Yego, bigeze muri cya gicuku kimwe cy'igicuku. Buri saa 9 na saa 8 ni isaha idasanzwe. Ni igicuku gikomeye cyane. Aho niho bigeze rero. Niba hageze muri umva hasigaye, ubara amasaha hasigaye ku buzima bwawe, urebe igisigaye kuri wowe, urebe igisigaye kugira ngo Kristo aze gutwara itorero. Ibi tubabwira rero harije mukatereko nkabariya imbere babivugiye ibyo bicuku n'ibicuku, ariko mwene dana jya nkubwire ngo ntugakerese imvugo y'Imana, kandi ntugakerese ubuntu Imana ibikugiriye. Imana ire duhana umugisha nepo nuko narinje. Ya Imana ibaho umugisha rero, anababwiye ko nta bintu byishinzanye aha ngaha, ntabwo nje kubwiriza noneho cyane. Nzanye message. Izi message Imana impaye numvaga ntari buzirarane, ntabwo byari kunkundira. Nabuze ntahari hari ubugingo bwa benshi buri burokokere muri SMS. Nabuze ntahari hari abari barangaye, nabuze ntahari hari abari bacogoye, nabuze ngo hari abari bamaze kugira gute gutakaza ibyiringiro no kuva mu byizerwa. Ahari iyi SMS iragera ku buri mutima wa rumwe wese igira ikintu ikora kuri we kugira ngo abashe kugira gute kongera guhumuka garuke, kuko ibiduhugije ni byinshi, ibitujyana kure ni byinshi, isi nibihe byo ntago byoroshye, imibereho n'ubuzima buragoye, ariko hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana isumba byose. Bihari bibuze nta kizabuza Yesu kuza gutwara itorero. Haleluya. Imana rero iduhana umugisha, Imana ishimwe. Haleluya. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Rero ndumva tugiye kubanza gusomana ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana. Ni ibice ni ijambo Imana ikora meza kuzana buri kanya, ariko none uyu munsi mfite ubusobanuro bwaryo mu buryo bwimbitse, sibye ko ibyahishuriwe Yohana ibice byawo n'ubundi ni 22 umurongo waho wa 12 tugeze 14 gusa. Hanyuma niyo semeshe ibumbiye muri iryo jambo Imana yampaye kubahereza. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 gusa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndarufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Haleluya. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerere kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. 15-16. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka mu turuturu umwami atugirira neza. Imana yo mu ijuru guha umugisha, ni Imana yo mu ijuru ikomeze. Handashima Imana kubw'amagambo. Bene data n'ukuri njyewe sinzi urebye uburyo ki byari bimeze, cyangwa se urebye uburyo ki Imana yabimpayemo cyangwa se yabinyeretsemo. Nabonaga umunsi w'Uwiteka kuko waje, nabonaga igihe cy'Imana cyageze byarangiye, kuko nabanje kubona ibicu bikurakuranwa. Yesu Kristo Jezira wirebo kireskiya mando. Nabonye ibicu bikurakuranwa, mbona imirabyo irabanze rarabya, ntabwo byari byoroshye. Mbona kugaruka k'umwami Yesu Kristo kwaje, mbona Yesu yaje byanyabyo, aje mbona abantu benshi barimo barajarajara birukanka, ariko Yesu arambwira ati Clarissa ihute vuba ugende ugire gute urangurure. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Naranguruye mu by'ukuri n'ubwa mbere byangoye cyane, navuye mwerekwa numva navunaguritse, ariko ndavuga ngo Mana uhabwe icyubahiro. Mbona no gushima Imana yo mu ijuru yashyizeho uyu murongo Umusaraba TV.
nukuri Imana yo mu ijuru yarakoze kuko yaduhaye umurongo yo kugira ngo tubone gutangariza ubwoko bwayo. Ntabwo twari kubona uko tubigenza, ariko turashimira Imana yo mu ijuru ko yashyizeho uyu murongo kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe kuruhora, ibashe gukiza ubugingo bwa benshi mu gihe nk'iki. Imana ishimwe. Nagiye kubona rero mbona nukuri ibintu birakaze, narangururaga cyane, ndarangurura. Imana irambwira ngo babwire ngo umunsi w'Uwiteka ugize gute, uraje. Imana irambwira ngo nimbwira abasambanyi, irambwira ngo nimbwira abarozi, irambwira ngo nimbwira ababesi, irambwira ngo nimbwire abicanyi. Imana irambwira ngo kuza ko iraje, kandi Imana irambwira ngo umunyabyaha nagira gute, nareka ingeso ze. Yesu Kristo arambwira ngo umunsi we uraje kandi utunguye abantu benshi. Nabonaga abantu benshi batunguye, kandi nabonaga nubwo bari batunguye ariko ntabwo bashaka kumva uwo munsi. Benshi babyimaga amatwi, abandi bakayifatana nayo, ariko mbona Kristo yabagezemo. Yesu Kristo arambwira ngo umusambanyi nareke gusambana, uwica areke kwica, uroga areke kuroga. Yesu Kristo arambwira ngo mbabwire ngo kandi nuwanze kubivamo, uwasambanaga nakomeza yisambanira, uroga akomeza aroge, ukomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana akomeza akora ibyangwa n'amaso y'Imana. Yesu Kristo arambwira ngo kuko umunsi we uraje kandi uje utunguye buri muntu wese. Wirebo kireski yamando. Kristo arambwira ngo ubwirire ubwoko, ugende utangaza, urangurure, ubwirire aba bantu. Nabonaga igihe cyarangiye cyageze. Ndagira nkubwira ngo akakanya eske uhagaze gute? Birumvikana si uhagazemo, ntabwo nzi kwintu uhagaze, ariko icyo nzi neza cyo uhagaze nawe urahaze. Ese watakaje ibyiringiro, wavuye mu byizerwa. Bibiliya yisimbwira ngo Imana irambwira ngo ugende urangurure mu ijambo, uvuga ngo dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo urare umuntu wese wikuranye nigize gute n'ibyo yakoze. Ese izi ngororano Kristo azanye koko zikwiranye n'ibyo wakoze? Ese akakanya niba waratangiranye na Kristo ugatangira gukora umurimo w'Imana, cyangwa se ugatangira gukora ibyiza, akakanya uracyabikora? Ese ugeze hehe? Ugeze ukora umurimo w'Imana? Ugeze hehe ukiranuka? Ugeze hehe ukora ibishimwa n'Imana? Ese ugeze uteranya bene so? Ugeze uroga? Ugeze hehe usambana? Wirebo kireski yamambo jezira bito tereberevo kiresire. Umunsi w'Uwiteka ugize gute, uraje. Yesu Kristo anambwira ngo nukuri, dore mwana wanjye ndaza vuba ku bakobwa, dore ndaza vuba muri aya matorero, dore ndaza vuba ku bashumba, ndaza vuba mu ngo z'abantu, ndaza vuba mu basore, ndaza vuba. Haleluya. Arakuga ngo nukuri nzanye iki? Ingororano. Ubanze urebe ingororano Kristo azanye. Eske kuko ingororano azanye urayikwiriye? Icyo uzagororerwa nawe urakizi. Ndagutangaza nkubwira ngo nukuri iri jwi bishaka ari ubwa nyuma, bwa mbere n'ubwa nyuma ugiye kuryumva. Oya rwirinira wa mukobwa we, wininirijwe wa musore we, wininirijwe wa mushumba we, pastor we yirinira, wininirijwe kuko Yesu Kristo araje. Nukuri araje. Wirebo kireski yamando, kandi aje guhana n'iki? Aje guhana no guhemba. Azanye ingororano. Mbese muri izo ngororano azanye, aho iyawe ni imezite? Ingororano ugiye guhabwa ese niyo umugisha yagusezeranije, cyangwa se ni umuvumo? Aho yaguhamagara niho ugihagaze? Ese ibyiringiro n'ibyizerwa uracyahagaze mu kwizera? Uracyahagaze mu byiringiro? Aho watandukiriye, aho wacogoreye, aho watakarije ibyiringiro, aho wavuye mu byizerwa, ndagira nkubwire ngo ugarukira aho ngaho, kuko uje we ntabwo atinze. Haleluya. Umunsi w'Uwiteka uraje. Ndamabwira ngo nukuri uyu mwami Kristo atsinzeho gatoya, ntabwo urupfu rwo rutinze. Turi kubona abantu bari gutaha, turi kubona impanuka ziri kuba, turi kubona umuntu aryama bikarangira byarangiye yapfuye, turi kubona amakanseri ari kwica abantu, turi kubona amadiabete, indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye. Eske ko Kristo azanye ingororano aragusanga hehe? Mbese akakanya Kristo ko azanye ingororano arasanga uhagaze wa mukobwa we? Ibyiringiro wabivuyemo, yagusezeranije umugisha bwo kuzakubakira, ubwo kuzakugirira neza, yagusezeranije akazi, gusezeranya urubyaro, igusezeranya umugisha. Haleluya. Wirebo ariko jezirebe akakanya urategereje, uraheba, utakaza ibyiringiro, ujya kwirwanirira, ariko aravuze ngo nukuri araza vuba kandi azanye iki? Ingororano. Eske wamenya ari buze ryari? Wamenya ari buze gihe ki? Nta wamenya. haba hari aka kanya, haba hari uyu munsi, haba ejo mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Yesu Kristo icyo nagutangaza nukagize gute aje vuba kandi azanye iki ingororano kugira ngo agorerere umuntu wese bikwiranye n'iki n'ibyo yakoze. Mbese ibikorwa byawe biracyanezeza Imana? Mbese ko waririmbiraga Imana? Mbese ko wavugaga ubutumwa? Mbese ko wahanuraga? Mbese ko wafashaga abantu? Mbese ko wagaburiraga bashonje? Uko wambikaga abatsene? Uko rebereka iresikiya mambo rere wirebo kiresire? Uko wagemuriraga abarwayi kwa muganga? Eske Kristo kwaje heyerewe azanye ingororano, aje guhemba ibikwiranye n'ibyo wakoze. Aka kanya
kwaje arasanga aho yagusize ariho ugiri. Ese ibikorwa byawe biracyagenda? Ese biracyameze nk'uko yagusize? Imana yacu nishimwe cyane. Wikontara urebe, nusanga waravuye mu byiringirwa, ugasanga waratakaje ibyiringiro, ugasanga waravuye mu byizerwa, ugarukira aho ngaho n'ukuri umunsi w'Uwiteka uraje. Ntawe uzi Kristo aho muri buhurire. Ahari uribwira ngo aratinze, uribwira ngo ntabwo azaza, n'ukuri Yesu azaza, kuko umunsi w'Uwiteka ugize gute? Uraje. Niba wanze kuva mu bizera byawe, mine bigumemo. Niba ari gusambana ukomeze usambane, niba ari ukuroga ukomeze uroge, niba ari mbese kugambanira bene se ukomeze ugambane. Wijya kuyoberanya ngo uri umunyamasengesho, wijya kuyoberanya ngo uri umuhanuzi, wijya kuyoberanya ngo uri bishop, uri umushumba. Oya, bikore ujye ku karubanda, kuko Yesu Kristo nutamesaga, Yesu Kristo aje kukwishirira ku mugaragaro, aje kukarambwiye ngo nukuri azanye ingororano ku babyeyi, azanye ingororano ku bakobwa, azanye ingororano mu basore, azanye ingororano mu ngo z'abantu, azanye ingororano mu matorero, kugira ngo agorerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Heyere wirebo Kristo yamando, nagira nkubwire ngo wihanganye, wowe wategereje ubushake bw'Imana, wowe wanze kuva wagize gute, wanze gutakaza ibyiringiro, wowe wagumyemo kw'Imana, ko gukomeza ugahinga. Muririmbyi yararemye ngo tugende turira, ariko tubibira umwami. Hara wirebo Kristo yamando, jezira wirebo Kiresire. Haleluya. Harongera tubwira ngo ababyeyi bihanganye, hazanye ingororano ku bapapa bihanganye, hazanye ingororano mu ngo zihanganye, hazanye ingororano ku bashumba bihanganye, hazanye ingororano kuri Rebeka Iresiyamando Rabitoterebere Fokiresire, ku bahanuzi bihanganye, hazanye ingororano. Yesu Kristo n'ukuri arabivuze, yambwiye ngo azanye ingororano, kandi aje kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute, yakoze. Haleluya. Wewe wakoze neza wicogora, wewe wagize neza wihagarika umutima. Humura, Yesu Kristo imirimo yawe arayizi. Yesu Kristo azi kuwambitsa abakene, azi kugaburira abantu, azi bwa bukene. Yesu uzi ukuntu abizi, azi ukuntu ukora umurimo w'Imana ubabaye, azi ukuntu uririmba ugoranye, azi urugamba rurwana mu itorero, azi biriya byose mama. Yesu arabizi, niyo mpamvu avuganye nawe ngo nukuri azanye ingororano ku bantu bihanganye bikwiriye n'ibyo wakoze. Yongeye kandi azanye ingororano bikwiriye n'ibyo abanyabyaha bakoze. Wowe usambana ugakora ibyaha wihishe, wowe ubesera abantu, wabaye nyirakazitereramo, wihirirwa mu matiku y'inzangano, uririrwa usebya bene so. Ariko dore uyu mugabo yitwa Yesu yambwiye ngo araje, kandi azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute, n'ibyo yakoze. Umunsi w'Uwiteka ngutangeze nkubwire ngo uraje. Waba wicaye muri office uraje, waba uri mu bihugu by'Uburayi uraje. Ndavugana n'abantu bari muri Amerika ngo mufite ubwoba, ngo mufite intambara, ngo mufite ubwoba, ngo Imana yavuganye namwe, ngo muri kubona ibintu byirahindutse muri Burayi. Ndajya nkubwire ngo wavuganye n'Imana ukomere, kuko Imana yavuganye nawe, ariko utibagirwa ko umunsi w'Uwiteka ugize gute, uje. Umunsi w'Uwiteka ntahure betoterebe, ntawe uzawutangira. Umunsi w'Uwiteka uraje, kandi nuza abantu bose bazabimenya. Umunsi w'Uwiteka nukugeraho bizamenyekana, ibyo ukora byose Imana irabizi. Umunsi w'Uwiteka uraje, uraza uzagusanga muri ofisi, uzagusanga mu kagamba n'ugambanira mwene so, uzagusanga aho wagiye gucishiriza amarozi bene so. Umunsi w'Uwiteka uzagera ku barozi, umunsi w'Uwiteka uzagera ku basambanyi, umunsi w'Uwiteka uzagera ku babeshyi. Umunsi w'Uwiteka uraje, kandi uzanye na Kristo, azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yagize gute, n'ibyo yakoze. Haleluya. Imana ishimwe. Natangaye ndababara mbwira Imana ngo Mana ko mana abantu benshi bagiye gutungurwa. Yesu Kristo arambwira ngo huta vuba, ugende utangaze ritangazo, ugende umbwirira ubu bwoko, ubabwire ngo muhaba hanuzi, haba ari abavuga butumwa, haba ari abashumba n'ababishopu, haba ari abarivera. Yesu Kristo arambwira ngo ugende ubabwire yuko nje vuba kandi nzanye iki, ingororano, kugira ngo ngororere umushumba wakoze neza, kugira ngo ngororere umubishopu wakoze neza, kugira ngo erega no mu nzego z'ubuyobozi birimo. Yesu Kristo yambwiye ngo umuntu wese aje kumugororera ibikwiranye n'ibyo yagize gute, n'ibyo yakoze. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Imana yacu nishimwe. 14 tubwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure muri rwa rurembo binjira mu murwa. Ururembo hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya kandi akabikora. Haleluya. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, hahirwa wowe wumvise iri jambo. Ayiwe Mana we,
Yesu Kristo nashimwe. Hahirwa wowe wa mukobwa wumvise iri jambo ukarishyira ku nkingi z'umutima wawe. Hahirwa wowe wa musore wumvise SMS ukarishyira ku nkingi z'umutima wawe. Harahirwa wowe wumvise aya magambo y'Imana. Harahirwa wowe wumvise SMS, haleluya, ukayishyira ku nkingi z'umutima wawe. Ni wowe uhirwa. Ngo hahirwa bamesera ibishura byabo, haleluya, mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Wazanye icyo gishura cyawe ukakimesa. Wazanye icyo gishura cyawe wa musore we, wa mukobwa wazanye icyo gishura cyawe, naho cyandurira urahazi aho cyandurira urahazi. Negera nkubwira ngo zana icyo gishura cyawe kugira ngo kimesere umaraso w'umwana w'intama w'Imana, haleluya. Hanze hazaba imbwa. Ni ukuri ngo ni ukuri. Wenda uzaba uririmba amajwi 800 uyasohorera rimwe. Wenda uzaba ubwiriza amabuye n'ibiti bikarimbuka. Wenda uzaba ubwiriza imisozi igakurwa hayo. Ariko nagira nkubwire ngo hanze ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ukora uburiganya, ubeshya, utekinika, uroga, uri umusambanyi. Yesu Kristo aratangaje ngo ni ukuri aho hanze icyo gihe uzabaho bayimbwa n'umurozi. Uzajya hanze ntabwo icyo ngicyo ari cyo uzagira gute hari cyo uzinjirana. Zana icyo gishura cyawe akakanya ukimara kumva isemeshe. Ni ukuri umunsi w'Iteka uraje. Ese ku munsi w'Iteka uje uzahungira hehe? Uri gukwepa ukora ibyaha wihishahisha, urihisha mu matorero, urihisha muri bene se, uragambana, ufite tekinike nyinshi ukoresha kugira ngo ubashe kugira gute kurimbura ubwoko bw'Imana. Abantu benshi ubwoko bw'Imana baraburimbuye. Ubugingo bw'abeshi bwagegeje no mu kubwanyu. Ariko nagira ngo utange itangazo ngo ucyumvira ijambo ukimara kumva isemeshe, umwami w'Iteka Yesu Kristo ageze gutaraje. Rero nkubwire ngo kakanya wisuzume, wongere wisuzume, kuko igihe cyawe kirageze. Ntabwo Imana izakomeza kuruhanya n'abantu. Imana yambwiye ngo usamba nakomeza sambane, abaroga nibakomeze baroge, abagambana nibakomeze bagambane, abaca ibico nibakomeze baca ibico, abajya kurogesha abana bakomeze barogeshe, haleluya. Ariko Yesu arambwira ngo nukuri ubambwirire ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo mpembe abantu bose bikuranye n'ibyageze gute nibyo bakoze. Imana yacu nidutabare. Ya nyuma y'iryo yerekwa nagiye kubona kandi mbona umuntu w'umugabo arambwira ati ngwino njye kukwereka ku iriba rya Yakobo. Yakobo ari we Isiraheli. Twamanukanye turagenda, bene data inshuti z'umusaraba, nagiye mbona ishyamba ntarigera mbona muri iyi si, ibiti birebire byiza cyane. Ibyo biti impamvu byabaye byiza bikaba birebire cyane, byavomaga kuri rya riba rya Yakobo. Twamanukanye turagenda, twagendaga mu kayira kangana gutyo, tuhageze mpageze nsanga hari ikidendezi kinini cyane, kinini ntabona uko nsobanura, gifite amariba ava munsi adudubiza. Nagiye mpageze mwese nuzura umwuka wera ngo ntangira gusenga. Nangiye gusenga nahasanze umugabo ntabona gukwangana, munini cyane, wambaye ubusa, wambaye ubushwabari, wambaye ukuntu nyine, aryamye kuri iryo riba. Ndabaza nese uyu mugabo ko aryamye kuri iryo riba kandi nkabona yambaye ubusa, bimeze bite? Ijwi ry'Imana rambwira ngo uyu mugabo habona niwe. Noneho mpageze nsanga urabona ikidendezi cyari kinini cyane, ariko ku gice kidendezi ku mpande cyacyo cyari kiratangiye gukama. Noneho aho cyagiye gikamira hagiye harabaye isayo. Ndabaza ngo mbese kuki iki kidendezi mbona cyakamye kandi nabonaga hose hasaga na hari amazi. Imana irambwira ngo iriba rya Yakobo rirasobanura amatorero yo muri iyi si, haleluya. Ntabwo Imana yantungira utoki nguri n'itorero, ariko Imana yambwiye amatorero n'amadini yo muri iyi si. Yesu arambwira ngo uyu mugabo ni umudayimoni ukomeye cyane w'ubusambanyi wazengurutse mu matorero n'amadini. Arambwira ngo uyu mugabo abahangaha yaje ahangaha bitewe n'abashumba se cyangwa se bitewe n'abayobozi bayobora amatorero. Imana irambwira ngo uyu mugabo niwe waje agira gute atoba iri riba rya Yakobo. Ndababara cyane kuko ibyo biti bimwe byari byaratangiye kuma amababi, kuko byavomaga byavomaga kuri rya riba. Imana irambwira ngo aba bantu bibiti bisobanura abantu. Bivuze ngo mbere wajyaga mu nzu y'Imana ukahahembukira, wajyaga mu nzu y'Imana marariwe ubugingo wumva bwagize gute bwumye, ukahava wahembutse. Imana irambwira ngo uyu mudayimoni w'ubusambanyi niyo mpamvu abantu bajya guterana abasambanyi bagasubira mu rugo abasambanyi. Niyo mpamvu abantu bajya mu guterana ari abarozi bakava mu materaniro ari abarozi mbese gutyo, kubera yuko nta mbaraga z'Imana zikiri muri ayo matorero, nta mwuka w'Imana ukiharangwa. Imana irambwira ngo uyu mudayimoni ni umudayimoni wafashe ikintu cyitwa urubyiruko. Uwo mudayimoni aryamye kuri iryo riba. Imana irambwira ngo amatorero hamwe namwe yamaze gutobama, yamaze kwinjirirwa, ntabwo bamenye igihe bagenderewemo. Uyu mudayimoni yazengurutse mu matorero yose. Niyo mpamvu umuntu ashumba ari umusambanyi ukabona ntacyo bimubwiye. Niyo mpamvu umuntu aririmbana ubusambanyi. Niyo mpamvu abakobwa basengana baririmbana ubusambanyi. Niyo mpamvu abasore baririmbana ubusambanyi. Niyo mpamvu ubusambanyi bwabaye bwinshi. Iriba rya Yakobo ryamaze gutobama. Ndavuga ntese bizaherera hehe, bizagenda bite? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo rebetote rebere fokire
Kiresire nyiri torero Imana irambwira ngo nyiri torero yamaze kugira gute yamaze gukuramo umugeni waryo yamaze kurizamura ndavuga irisigaye nyine ryisigaye riyoborwa n'ubwami bwa Antikristo n'ubwami bw'umwijima n'ubwami bwa Satani niyo mpamvu ubona abantu basigaye bagotomera ibyanka bagotomera amazi niyo mpamvu ubona icyacu ubusambanye cyahawe intego niyo mpamvu ubona umuntu asambana agakomeza agakora umurimo niyo mpamvu umuntu abona ko ibyangwa n'amaso y'Imana agakomeza mbese ukabona nenjoye ukabona we biramunejeje ukabona nta n'ikintu bimubwiye kubera yuko ntabwo imbere ya byose abashumba badushumbye cyangwa se abayobozi bamaze kunogorwa nk'amaso nta maso y'umukabera ngo batigira itoro ryamaze kwinjirirwa uwaraza ava gusambana akazana icya 10 n'amaturo bigaragara uwo ntabwo ngo ikorwaho akomeza akazi ke ko gusambana Imana irambwira ngo mwana wanjye ndababaye Imana irambwira ngo ndababaye Imana irambwira ngo ndababaye kuko iri riba niryo bavomagaho iri riba niryo rebetoterebere Kiresire ninjye wari fukuri y'ubwoko bwanjye ninjye wahazaga iyi mitima ariko nyiroreje zirebere vome nyiri tora arambwira ngo yamaze gutwara umugeni we yamaze gushyirwaho ikimenyetso mpakurwa uwo mu cyo kigabo kikiryamye kuri iryo riba rya Yakobo kibere mu matorero agiye atandukanye Imana irambwira ngo kuza ko iraje nibwireje Uwiteka nyeretse mu gitondo cy'uruturuturu arambwira ngo mwana wanje none ujye nubwirire ubwoko ngo umunsi w'Uwiteka uraje bitavuze ngo yewe uri kuri riba rya Yakobo ryamaze kurebeto televome kwandura wewe wamusambanye waririmbaraga usambana wewe wadiakona gusambana wewe washumba gusambana ndagira ngo tangaza nkubwire ngo uyu mugabo witwa Yesu Kristo avuganye nawe ngo araza vuba kandi azanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese wikwiranye n'iki n'ibyo yakoze Haleluya yavuze ngo ndaza vuba imirimo wakoreye Imana ibyo wakoze byose bajya bavuga ngo Bibiliya irambwira ngo imirimo ya nyuma iya mbere zashwa gaciro n'imirimo ya nyuma reba aho wakoze ureba ukuntu witanze ureba amajoro waraye ureba ubutayu wagenze ureba mukobwa wari hanganye ariko mu kirengarenga Satani arakurasa umwambi kugira ngo utabasha gusingira wacunze sani zamu ryawe ariko rebetote nawe warashwe n'umwambi hoya haracyari ibyiringiro yuko icyo gikomere cyakira haracyari ibyiringiro yuko aho ngaho hari igikomere cy'uwo mwambi Yesu Kristo yabasha kongera agashyiraho amavuta ya Elayo akongera akahomora haracyari ibyiringiro kumusambanya haracyari ibyiringiro kuwirwaniriye haracyari ibyiringiro ku bantu bicira inzira haracyari ibyiringiro ku bantu bari bafite intambara zimwe bagiye bikururira haracyari ibyiringiro wowe ariko nagira ngo uvugane n'umuntu wihangana bimugerageza akihanganira ubushake bwa nyiri ubutware nkubwire ngo mwijuru hari Imana ije kugutabara mwijuru hari Imana izanye ingororano kugira ngo akugororere bya bindi byose bikuranye n'ibyo wayikoreye rata haleluya Imana ishimwe nagutangaza nkubwire ngo nubwo Uwiteka akakanya agiye kuguhindura amateka nubwo yaguha akazi kano kanya nubwo yaguha urubyaro nubwo yakugeza aho wifuza kugera ariko ntiwibagirwa yuko umunsi w'itekuje ofisi wakwicaramo yose ibiro byose waburimo igihugu cyose Imana yakujyanamo ibyo Imana yagukorera byose binezeza irari ry'umutima wawe ndajya nkubwire ngo nukuri uyu mugabo witwa Yesu araje kandi rewirebo Kiresire amando umunsi w'Uwiteka ugiye gutungura abantu benshi narinje kurangurura mvugana nawe narinje kurangurura nkubwira ngo umunsi w'Uwiteka uraje wa mukobwa we aho uri hahave hunga udapfa Babuloni va mu mudugudu wirimbukiro irukanka cyane ukiza amagara yawe wa mubyeyi we kiza amagara yawe wa musore we kiza amagara yawe wa mupapa we ndagutakame kugira ngo ukiza amagara yawe hari abaryohewe n'ibyisi hari n'abashaririwe n'ibyisi ibintu contraire nebyiri wewe washaririwe n'ibyisi bitewe rebetotere n'ubushake bw'Imana yankubwira ngo Yesu Kristo azanye ingororano aje kurebe Kiresire kugira ngo akugorore bikwiranye na biriya byose bihanganiye wewe wanejejwe n'ibyisi ugatakaza ubusabane n'Imana ugatakaza ibyiringiro kuvuga ngo mbese ugasigara wiringira ibigirwa Imana byawe ndetse nkubwire ngo Uwiteka araje kandi nukuri araje Imana ije guhemba no guhana kandi rebetoterebere Kiresire amando nubundi abajyani bakomeje gutaha ntabwo Yesu Kristo ahagaze uje we nukuri ntabwo atinze yambwiye ngo ugende umbwirire ubu bwoko ugende urangurura ubabwire ngo nukuri yavuze ngo wera komeze yere uhandura nakomeze kwandura kubera yuko mwarumvise ntacyo mutumvise twaje ahanga turarangurura Yesu Kristo yera kwisangiye naho bwawe kandi urabizi ariko ndajya nkubwire ngo nukuri umunsi w'Uwiteka ugize gute uraje kandi wirebo ndajya ngutangarize ngo akakanya mbeshe kwaje guhemba no guhana kwazanye ziriya ngororano aragusanga hehe we warase ndajya ngutangaze nkubwire ngo ugarukira aho ngaho ibyo warurimo byose ubireke haracyari ibyiringiro ntateka uracirwaho
nubwo ibi ngibi biba ari nk'imbuzi, biba ari nko kurabukwa k'umubyeyi witegura kujya kubyara, biba ari imbuzi. Haba hakiri ibyiringiro nuko Yesu bafite umugambi. Yesu Kristo arabakunda, atabakunda ntabwo yaje kubabwira ibi ngibi, nuko ashaka ko ubugingo bwa benshi butarimbukira Gehinomu. Arashaka ko isaha n'isaha wowe ubwawe wava mu bizira byawe ukongera ukaza mu by'Imana, kuko ntabwo uzi umunsi wawe, nta nubwo uzi isaha n'umunsi. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ushobora kuba uri munezeza, ushobora kuba uri mu bikunezeza, ariko nyamubwire ngo uyu munsi ushobora kuba unezerewe ejo kuko ashanga uri kurira, kuko twabonye byinshi kandi twabonye byinshi. Rero nkubwire ngo ugarukire aho ngaho rero, ibyo urimo byose bireke, kuko umunsi w'itekuje kandi Yesu Kristo aje vuba, azanye ingororano kugira ngo urore umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwakire neza semese kandi mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Imana ishimwe. Mwijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira ari wo Mwuka Wera, kandi dore niwe ujire gute, niwe unishimiye imiho kugira ngo Yesu akugeze isemese kugira ngo utarimbuka. Umwumvire. Yego. Clarisse, Imana igumugisha ku butumwa bwiza utambukije, kandi buri muntu wese kugira ngo yisuzume amenye uko ahagaze muri iki gihe turimo, iki gihe nk'uko bitubwiye cya nyuma, igihe cy'umugoroba w'isi. Icyo ari byo byose umuntu wese duteze amatwi arakuramo ibye kandi ntawe utabwibonemo. Reka mvuge rero ngo Clarisse, Imana imumugisha kubwo kwitanga, akumvira umwuka, akaviyari, agasiga imirimo ye, akaza gutambutsa ubutumwa. Clarisse, katubone ku musozo, uraduha nimero za telefone dusengera Imana. Imana ibahe umugisha kubweza SMS. Imana ishimwe. Nimero zanjye za telefone ni 0780 63 76 amazina ni yayandi. Reka mbasengera Imana rero, Imana ibashoboze kandi bambike imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu. Data, turagushimye kuko uri umunyembabazi kandi uri umutunzi w'imbabazi. Ndagushimye kuko ukunda ubwoko bwawe kandi ukabwitaho. Mwami Imana Data wa twese, Imana idahinduka. Impamvu nyakubaha Imana utwohereje ahangaha nuko ubwoko bwawe ufite umugambi. Ntabwo wakwishimira ubwoko bwawe burimbuka, ahubwo wakwishimira yuko ubugingo bw'abeshi burokoka. Yemera usanga imitima ari Uwiteka Nyiringa Imana ihindurwe nawe, kandi ugabanye umubare w'imbuka wongera ubore abakizwa. Ukomereze Data twese kurufatira bari bahagaze, kandi Data n'abari bacogoye bagarure, abavuye mu murongo ngero bagarure mu murongo. Ubwami bwe bukomeze bwamamare mu isi yose, imbaraga zawe zikomeze zigwire mu bwoko bwawe, kandi Data wa twese ndakwize kugira ngo ukize imitima ya benshi, kugira ngo Data wa twese Imana uguje bidatinze umuntu wese Mwami Imana yite ku iherezo rye. Yagushimye kuko uri Imana atangire natwe kabusozanyije natwe, ni mu izina rya Data wa twese musabye mbyizo yakoze Yesu. Amen. Imana igumugisha Clarisse kubwo kwitanga, kandi tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane namwe, Imana ibamugisha. Dushimiye umuntu wese ubonye natwe muri icyo kiganiro twatangiranye, tukaba tugeze ku musozo wacyo, umusozo w'ubutumwa. Reka nawe tuvuge ngo Imana y'amahoro igumugisha kandi ntucogore. Yesu arahageze. Reka tugusubikire hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ahubwo tubabwire ngo naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao. Amen. Murakoze.